Hello nshuti zanjye, muri iyi videwo ngiye kubereka utuntu tubiri tw'ingenzi kuri telefone zanyu. Utu tuntu ngiye kubereka turareba aba bantu bakurikira umuntu ufite YouTube channel akoreraho yapulodinga ibintu bye abandi bantu bakaba babireba, akaba ayikoresha mu buryo bw'ubucuruzi. Abandi bantu ireba ni abantu barebera videwo kuri YouTube. Sinsanzwe nigisha bino bintu cyangwa se mbikora, ngiye nkora umuziki kuko ndi umuhanzi mu buzima busanzwe, ariko hari igihe abantu kubera ko baba bazi ko utwo tuntu tuzi bagusaba ati uzatutwereke uburyo dukorwamo. Ngiye mugiye kubana nitwa Chitbig. Ikintu nagusaba wowe ukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo indirimbo kuko ahanini nizo dukunda gukora cyane nizajya igera kuri YouTube ujye ubasha kuyibonera igihe, ndetse n'utundi tuntu nk'utu ngutu tw'ubwenge. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ngiye kukwereka ni uburyo wakwikurira email muri telefone zose wakoresheje iyo email, ukaba uzi ko umuntu ashobora kuba yayikwamburaho uburenganzira, cyane cyane akaba ari nka zino email tuba twarakoreyeho ama YouTube. Ukaba warigeze kuyikoresha muri telefone cyangwa imashini y'undi muntu, noneho bikarangira iyo telefone uyigurishije cyangwa se nk'iyo mashini ukayijya kure yayo utayikuyemo, noneho uwo muntu uri kuyikoresha akaba yabasha kuba yahindura nka password kubera ko iri mu mashini ye cyangwa muri telefone wagurishije mu gihe cyahise. Ikindi cyangwa se akaba yakwambura uburenganzira kuri iyo YouTube channel yawe waba warakiye kuri iyo email. Reka mbereke rero uburyo wayisibamo, ndaza kugaruka mu gice cya kabiri mbereka uburyo hindura karite ya video abantu bajya barebera amavideo kuri YouTube bakabona atarimo kugaragara neza. Ndaje mbereke uburyo mu bihindura, ndaza no kwereka umuntu wa uploadinga video kuri YouTube uburyo yajya abyisetinga ku buryo video ye abantu bayireba igaragara neza cyane. Reka dutangire rero. Ikintu cya mbere uraza ufungure iyi application ya Gmail, uyinjiremo, ibintu byose birimo bisubize inyuma. Reka mbisubize inyuma kugira ngo dutangire. Uraza winjire muri Gmail, muri application ya Gmail. Urabona tuno tudomo dutatu turi mu nguni y'ibumoso, weho udukandeho, scrolling uzamura ureba ahantu handitse settings, ukandeho. Urahita ugera mu ma email yawe, izo email uhitemo email yawe ushaka gukoresha, weho uhite uyikandaho. Nukimara gukanda kuri iyo email, weho urahita ukanda hano handitse manage your Google account, uhite ukandaho, utegereze bifunguke. Weho nta kindi kintu uri bukore, urabona hano munsi ya email yawe urascrolling utambika ureba ahantu handitse security, uhite ukandaho. Ukimara gukandaho urascrolling uzamura ureba ahantu handitse your device, haba ariho ukanda. Mbibutsa ubu tugiye kureba ibikoresho byose iyi twashyizemo bya iyi mail yigeze kunyuramo, tubashe kuba twanabikuramo. Tukigera hano turasanga harimo ibikoresho byose iyi telefone iyo email yinjiyemo. Aha hambere ni ukuvuga ngo iyo turi kuyikoreshamo aka kanya. Iyindi ni iyi Airtel A04 niyo yagiyemo, urabona ni iya kabiri niko nayo niyo, iya gatatu ni Infinix Smart. Reka rero mbereke uburyo wabasha gukuramo ibi byose igasigara iri muri telefone uri gukoresha aka kanya, ku buryo umuntu wari ugufiteho uburenganzira yaragufiteho uburenganzira bwo kuba
yafata telefone ye akaba yasiba nka YouTube channel yawe iri kuri iyo email, ariko si na ngombwa n'abafite ama YouTube channel kuko email ikorerwaho ibintu byinshi cyane byinshi. Umuntu ashobora kuba yagenda akaba yagukorera ubugambanyi kuri iyo YouTube yawe ukoreraho, cyangwa se akaba yagenda akandika ibintu biri kuri email akoresheje email yawe bikaba byakugiraho ingaruka. Weho rero reka nkwereke uburyo ukoresha ukaba wayikura muri icyo gikoresho cyagiyemo. Uraza ukande kuri aho uri ukubona kuri, wenda reka dukure muri iyi Infinix Smart aba ariyo tuyikuramo, urayikandaho. Ukimara kuyikandaho weho uraza urebe muri tuno tuntu turi hano, urebe kano kanditse ngo sign out, aba ariko ukandaho. Ukimara kugakandaho urongera ukande sign out muri kano kajambo k'ubururu, wongera ukandeho. Tayari uko ngubwo urategereza hejuru byerotinge, ubwo tayari yaba urabona hasi ubona habaye sign out. Ubwo ni ukuvuga ngo iki kirakemutse. N'izindi zose ushaka kuba wakuramo, iyi telefone nimba iyi Gmail yari email yawe yari ikirimo, ubu tayari araza kubona notification imubwira yuko nta burenganzira kiyifiteho, ubwo biba byarangiye. Ikindi kintu ngiye kukwerekana nabasezeranyije turi burebe hamwe muri iyi video, ni ukuntu wabasha kuba wahindura kalite ya video yawe urimo kureba. Uraza winjire muri YouTube yawe, nugera muri YouTube yawe uri aho ujya kurebera amavideo, uze ujye muri searching izina ry'umuhanzi ushaka se cyangwa umukomedi, ibyo si bindeba, ibyo urasacinga byose. Ukimara kubisacinga uraza ufungure video, reka tugabanye volume kugira ngo tubashe kugendana neza. Uraza ufungure video. Ndabona iyi video bitewe n'uburyo isetinze, ndabona amashusho yayo agaragara uko yagakwiye kuba agaragara, nta kibazo. Ariko usibye ko nanone kalite yayo ntabwo ari iyi ngiyi, weho reka nkwereke uburyo weho ihindura kalite. Wowe urimo kureba video nk'ubu urabona watangiye igaragara neza, ariko wageramo hagati igahita itangira kugaragara nabi. Weho uraza ukoremo hagati muri screen ya video ya telefone, urebe kano kantu ka setting ugakoreho. Urabona hano handitse kalite, ukandeho. Hano handitse advanced, naho aba ariho uhita ukanda. Urabona iyi video ifite kalite eshatu. Weho urabona ikompatiye muri 480, 360p, 144p. Ubu ni ukuvuga ngo gutya iri kugaragara nabi gutya, nuko urabona nuko iyo kalite yayo iri mu 144. Nuza ugakanda hariya kuri kalite, ukaza kuri advanced, ugahita ukandaho nanone, ukaza ugashyira hano kuri 480, ugategereza video yawe irahita yongera igaragare neza nk'uko yatangiye igaragara. Ako ni akantu rero mwagakwiye kujya mukoresha mwebwe abantu mureba amavideo kuri YouTube. Benshi ndabizi ntabwo muba mubizi, ababizi ni byiza kuba mwarabimenye, ariko abatabizi nabo baba bagomba kubimenya. Noneho nabwiye abantu baba bafite ama YouTube channel ba uploading amavideo, ugasanga video zabo zigaragara nabi kuri YouTube, ko ndaza kubereka uburyo nabo babikora video zabo zikajya ziba zigaragara neza mu gihe baza uploadinze, uzisacinze akayireba igaragara neza. Turakora iki rero? Uraza ujye muri email yawe, ni ukuvuga ngo wenda uraza ujye muri email ukoresha,
cyangwa se wenda reka dukoreshe n'indi, ariko wowe urakoresha email wowe usanzwe ureberaho ibintu, sibyo? Weho urajya mu ureberaho ibintu cyangwa se muri email wowe ukoresha uploadingaho amavideo. Ukande kuri iyo video, nurangiza gukanda kuri iyo video ku buryo nk'ubu urabona ngiye mfunguye video nkasanga video iragaragara neza rwose nta kibazo ifite. Ukande nanone kuri kano ga settings kari mu nguni y'iburyo, ukimara kugakandaho urongera ukande kuri quality, noneho ukande hano handitse settings video quality, sibyo? Uhite ukandaho, uraza urebe uburyo hano hantu hairstyle, hano handitse video quality in mobile network, niho ubundi ibintu byose ugomba kuba warabyesitari wowe uploadinga video. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba wayishyira hano ubona nanjye bino byanjye biri, kuko video zanjye nyine ziba zigaragara neza kuri YouTube. Iyo uzisacinze ubona zigaragara neza, ariko nanone hari igihe njya mbyimura nkabishyira hano kuri auto recommended, akaba ariho iri. Ariko byiza nuko wayishyira ahangaha mbere cyangwa aha kabiri, ukirinda kuyishyira ahanditse data save, kuko ahangaha ntabwo video igaragara neza. Ahubwo aho ni ukuvuga ngo ugomba kuba uyishyira hano n'aha kabiri kuri video quality in an wifi, akaba ariho ukayishyira aha kabiri, ukaba byitaye gutya. Nta kindi ukuraho, wisubirira inyuma video ukajya uyifungura ugasanga irimo kugaragara neza. Ikindi nababwira rero ni ukubashimira abantu mwakoze subscribe, kuko aba ari inkunga ikomeye cyane. Ubundi ibindi bikorwa naho ubutaha. Ngiye sinsanzwe nkora bino bintu byo kwigisha amatelefoni, ariko hari abantu mwarabinsabye atari igihe tuba turukura video kuri YouTube ugasanga iragaragara nabi, abandi bakambwira bati hari igihe tuba turimo turikorera ibintu dushaka ko bigaragara neza, turimo nko kwigira kuri YouTube, video ugasanga ntiri kugaragara neza, amasomo ntituri kuyasoma neza. Niyo mpamvu rero nahisemo kubakorera iyi video. Iki ngiki cyo gukuramo ama email, ndabiza babikoze muraza gusanga ari ibintu bifite akamaro cyane. Ahasigaye rero ndabashimiye ku bantu twabanye muri iyi video, ubundi naho ubutaha.